abafashwe rero twavuga aba Ingufu G hafashwemo batatu, Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarizi, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu G. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu G, aribo bitwa ngo ba quality control, na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro, aribo bita ba production manager Ingufu G. Hari n'abandi bafashwe bari muri ibyo bita Keri mu ruganda cyangwa company Keri Test and Nutrition Rwanda, nabo hafashwemo batatu. Hari uwo bita Oluwatosini Ajayi, ni umuyobozi aribo bita ba operation manager ushinzwe ibikorwa by'uruganda. Kayigura Mudahogora Belinda, umuyobozi w'imicungire umuyobozi w'imicungire ariwe bita ngo site manager and production manager. Hakaba na Hamdun Alpha Peter, akaba ari supply chain manager. Uru ruganda rwa Keri Test and Nutrition bo bakora bya bintu mujya mwumva bita ngo ni flavor mu Kinyarwanda, ubwo nibyo bihindura impumuro ndetse bigahindura n'uburyohe bw'iki. Uyu rero iyi company buriya niyo ya supplyingaga ibyo bita flavor muri aba bantu b'abanyenganda bose. Hanyuma hari n'abo bita Biohub, Ebenezer Company na Sakaza Fruits Processing, harimo Ndayisenga Juvenal, akaba ariwe nyiri uruganda rwa Biohub, Gatare Eric. Nkuko mubibona rero, tukaba tuje kugira ngo tuganire ku bijyanye na biriya binyobwa cyangwa se biriya bisindisha birimo bimenwa mu gihugu cy'u Rwanda hagendewe ku mategeko ngo ya leta yashyizeho mu buryo bwo kurengera abaturage, ngo bari bamaze imyaka 10 banywa biriya bisindisha. Ubu nyuma y'imyaka 10 bikaba bigaragaye ko ibyo bisindisha byari birimo uburozi. Hakaba bafashwe rero bene inganda, hagafatwa abazikontorolaga, hagafatwa n'abandi bari bashinzwe kuzana ibijyanye n'imisemburo ndetse na produit zinjiraga cyangwa se zakoraga ibyo binyobwa. Tariki 9 z'ukwezi kwa munani rero 2026 tukaba twinjiye mu kiganiro cyacu. Sindi bwinjire byimbitse, ariko ndavuga ku byibanze bikurikira. Turavuga ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyatanze ibyangombwa kugira ngo zino nganda zitangire gukora. Turavuga ku bijyanye n'abaje gutanga ibyangombwa by'ubuziranenge, baba bari kumwe n'abajyanye n'iby'ubuzima, kureba niba ibyo binyobwa bifite ubuzima gatozi bidashobora kwangiza abantu. Bageze muri izo nganda bagasuzuma, noneho inganda zigahabwa ibyangombwa byo gukora. Turavuga kuri bene inganda, tuvuge no kubazijeraga cyangwa kuba kontrolaga uko izo nganda ziri gukora. Turavuga no kubaranguraga ibyo binyobwa, nabo byarangiye batwaye ibyo bacuruzaga. Turasoreza no kubanywaga ibyo binyobwa, tureba n'ingaruka byabagizeho. Noneho tugira ibyo twibaza kuri leta iri bikora bino bintu. Nari bwa mbere rero ugeze ku Birindiro TV, kora subscribe, kora like, sharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza. Nkuko mubibona rero, ibintu by'inzoga nyine ngo birakomeye mu Rwanda, ngo ibintu bita icyuma, abandi baba bati Ingufu Gin, yakorwaga n'uwo bita Kazungu. Ndagira ngo muramuzi, wigeze gushinjwa ko ndetse yafatanyije n'umuntu w'umudamu kwica umugabo we biturutse
kubo yakoreraga cyangwa kubo yakoranaga nabo b'abayobozi muri kiriya gihugu, akaba ari bo bari bene ziriya nganda cyangwa se bari bene ziriya nzoga, inyinshi muri zo ziri kumenwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aho naho turaza kuhareba neza, tuvuge duti u Rwanda bitewe n'ibibazo rurimo, abantu bashobora kuba barimo bacangura ibyabo cyangwa se harimo guhombyana kugira ngo haboneke wenda abajya ku butegetsi. Voilà uko ikibazo kimeze. Tumaze iminsi rero tuvuga duti Perezida Kagame ntawe uri mu gihugu, yaragiye. Ngira ngo mbagiye mubibona n'ahantu hose bavuga batararwaye, ararwaye. Nimujya mubona abantu bapostinze kurwara kwa Kagame, biba ari byo ku rundi ruhande, ariko sindabambuza amakuru atagomba kuvugwa, ni uburyo bwo gutera ibuye mu giti ngo urebe ikivumbukamo, kugira ngo abashakaga iyo nyoni batazitwaza ko iyo nyoni batayibonye, cyangwa bataba bakwimika undi muntu nka we batubeshya ko hari ikindi kintu yabaye. Niyo mpamvu mubona ziriya video ziba zije kuriya. Ubwo rero tugiye tuvuga duti Fulani arapfuye, ntukajye uhita wimagina ko ngo umuntu apfuye, koko haba hari amakuru yimbitse kuri ubwo buryo bwo kwerekana ibyo yagiyemo mu rugendo yagiyemo, ndetse hakagaragara ko uburyo bwo gukwepa kuva mu Rwanda, bivugira aha ngaha, ari uburyo bwo kugenda yigizayo iminsi mu gihe hariho presiyo ku rwego mpuzamahanga yo gukura ingabo muri Congo. Akaba abona ko rero umwaka utaha ubwo Amerika izaba yinjiye mu matora, hashobora kuzasubiraho abademokarate aribo bene iriya ntambara ya Congo, ari babona ko bazamufasha. Akaba ariyo mpamvu mujya mukumva batangaje ko arwaye. Buba ari uburyo bwo gukwepa kugira ngo agende yigizayo iminsi, bizarinde bigera umwaka utaha ubwo Trump azaba arangije ikiringo cye cy'ubutegetsi, noneho ba bandi bamufashije iriya ntambara ya Congo babe bigiye ku butegetsi, abona ko bazamusapotinga. Iyo ndwara rero itangajwe kuriya ni uburyo bwo gutera ibuye mu giti kugira ngo ya nyoni ivumbuke hatoya, hazagira umuntu uvuga ko uwo muntu yamubuze. Nicyo biba bigendereye. Voilà. Aha ngaha rero tugiye kuvuga ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Ubundi bizwi ko iyo umuntu ageze mu gihugu agiye gufungura uruganda cyangwa agiye gufungura ikintu gikomeye cyane, banza guhamagara abantu bashinzwe ibijyanye n'ubuziranenge, bakaza bagapima ibyo ugiye gukora, bagapima na produit zawe, bakakwereka n'urugero ugomba gushyiraho alcohol yawe, cyangwa se ugomba gushyiraho isukari yawe, niba ari amaji ugiye gukora, niba ari n'ibindi bigomba produit, bakakwereka urugero, cyangwa se bakaza bagapima bakareba urugero washyizeho ibintu byawe, bakamenya uko bigomba kugenda, niba bitazica abaturage, niba atari ibintu bije kurimbura abantu. Aha ngaha rero turimo turabona leta yaraje ifata ibintu kandi izi ko yatanze ibyangombwa, kandi bakavuga ko na bene ibyo bintu bagomba gufatwa bagashyirwa muri gereza. Aho ndaza kugira icyo mvuga. Ntabwo bigeze bafata bano bantu, cyangwa se tuvuge ko wenda nabo bazafata bano bantu baje bashinzwe ibigo by'ubugenzuzi, cyangwa bazafata bano badogiteri bapimye alcohol zakorerwaga hariya. Ibintu rero birimo maguye nyinshi. Abantu barimo baravuga bati kubera ko kiriya gihugu kiyobowe n'amagurupe atatu, abavuye i Bugande, abavuye i Burundi, abavuye Tanzania, ni uburyo bwo guhombyana bitewe n'uko umuriro urimo uraka. Bamwe bavuga bati mwebwe mwaratubeshye, abandi bati namwe mwaratubeshye. Akaba rero harimo uburyo bwo guhombyana ngo kugira ngo abafite ubushobozi bukomeye cyane muri kiriya gihugu baza n'umushoramari ushobora kuzakora izindi nzoga zimeze kuriya mu minsi izaza. Si ukuvuga ko biriya bintu bicitse. Nta gihugu na kimwe kitajya gicuruzwamo amarikeri cyangwa se ibintu bijyanye n'amawisiki. Na Dubai ari Dubai cyangwa mu bihugu by'abayisilamu, usanga amawisiki arimo ariko bafite uburyo bayanywamo. Amawisiki naho barayacuruza ariko baba bafite uburyo bayanywamo. Kuvuga ko rero baciye ibintu by'amawisiki, ibintu by'amarikeri ntabwo ari byo, ahubwo ni uburyo bashyizeho bwo gufata bano bantu
ngo berekane ko babafashe nyine, bafate abantu bashinzwe ibijyanye n'ubuzima gatozi bw'inganda, bafate abantu bapimye ibijyanye n'ikigero cya rukore yagiyemo, ubona ku ruhande rw'abadogiteri, bafate abantu bashoye amafaranga cyangwa se abantu bahagarariye bariya abantu, kuko bavuga ko n'inganda nyinshi ziri hariya, inyinshi ari iz'abajenerali, abaminisitiri ndetse n'abadepite. Bafate rero bano bantu babacungiraga, kubera ko abadepite ntushobora kubageraho, nabo ntibashobora kwemera ko umuntu wabafungwa aribo bamukoresheje, ari we wabacungiraga amafaranga yabo mu izina rye, ngo bemere ko ahera muri gereza. Ahubwo ubu ni uburyo bwashyizweho bwo gushaka guhombya ba bantu bakurikiye zino nganda, kugira ngo babambure amafaranga bafite, bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihano. Hari uburyo bwo guhombya, nk'urugero abantu bamwe baturutse za Buganda cyangwa baturutse za Tanzania, kubera ko aribo babonye ko bafitemo influence nyinshi muri biriya bintu, mu gihe abayoboye igihugu batazi neza ibyo bariya abantu bungukana produit aho bazigura, ntibashobora kumenya uburyo bazivanga ngo bamenye inyungu bakuramo. Nicyo kibazo kiri hariya. Akaba ariho hantu rero tuvuga duti ibyo barimo bakora byose ni uburyo bwo gufata rubanda bakabafunga zero. Niba wari warashoyemo amafaranga menshi uri rubanda, udafite uwo mudepite uguhagarariye, udafite uwo minisitiri uguhagarariye, bafate amafaranga yawe bayatware, bagushyira hariya amadosiye yo kwica abantu bageze mu muri 50 barimo bavuga bishwe na ziriya nzoga. Akaba tuvuga duta abaturage b'u Rwanda, nimuhaguruke murwanire uburenganzira bwanyu. Abari hanze nabo bazabafasha bakurikije uburyo namwe mwashyizemo akabaraga. Aha rero tugiye ku bantu b'abaranguzi. Mwabonye ko bagenda mu mabutike, bakajya mu bakioske, bakajya mu mabare, ngaho hari icyo bita icyuma cyose cyangwa hari rikeri hose, bakabifata bakabitwara. Ibintu barabifasha barabitwara, barabimena, bakabimena bashyize masike ku munwa. Eske ikigo gishinzwe ubugenzuzi cyangwa se ikigo cy'ubuzima cyagiye gupima iriya rukoro, cyangwa cyagiye gupima biriya bintu bavangavanga bikaba iriya rukoro abantu banywaga? Iyo mubona abantu bagiye kumena biriya bintu bakipfuka ku munwa, bakambara ga, bikaba byaragiye mu nda z'abantu, bikaba byaragiye mu mubiri w'abantu, abo muzabashumbusha iki nyuma y'uko bamwe bafite indwara koronike zitazanakira, abandi bapfuye bazize izo nzoga, abandi bakaba barabaye amazezenge? Akariho ahantu abantu bahera bavuga bati leta zidakunda abaturage bazo, cyangwa se umuntu ushaka kwibohera ku butegetsi, abaturage bashora mu biyobyabwenge, akabashora mu bijyanye n'ubutinganyi. Muzi ko mu Rwanda ibintu by'ubutinganyi atari ibintu bibujijwe cyane, bamwe banavuga ko ari ibintu byemewe ku rwego rw'igihugu nubwo bitajya hagaragara, bavuga ko nta muntu waguhanira kuba ukora ibintu by'ubutinganyi. Akaba ariho ahantu abantu bavuga bati ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi niba bwemera ko abantu batingana, bakora ibintu by'ubutinganyi, ni uburyo bwo kugira ngo abaturage cyangwa se abo basore bagombaga kuzabyara namara kujya muri iyo, kuko ibintu bijyanye n'ubutinganyi ibintu bimeze nka drogue, ni nk'ibintu by'inzoga. Ni uburyo rero leta z'abadigitateri zikoresha kugira ngo icyo gihugu kizazagira n'urubyiruko rushobora kuzakora abo badigitateri ku butegetsi. Kuko umugabo ugize ubwenge bwo kuba yafata umugabo mugenzi we bakaba bararana, nta bwenge ashobora kugira bwo guhirika leta, cyane cyane ko ajya gukora ibyo bintu nawe ubwe atari ubyikoresheje, ahubwo abikoreshejwe n'ibi biyobyabwenge baba bashyiriweho, cyangwa se leta iba yaremeye ko byinjira mu gihugu, abantu bakabijyamo bakabinywa, bakibagirwa uburenganzira bwabo, bakumva ko uburenganzira bwabo ari ubu ngubu leta iba yashyizeho bw'ibiyobyabwenge. Kuko mu manza zigiye kuba ubu ngubu, ndakeka ko muri aba bantu 50 nta muntu bazigera bendiminiza, ahubwo ni uburyo bwo kongera nka leta nk'izo
gufata amafaranga y'aba bantu bihamahamye bakaka imisoro muri banki. Ejo niko nakoze ikiganiro, bakaka ibintu byose muri banki, bakaguza abagenzi babo, wenda umuntu akagurisha agasambu ke kugira ngo yinjire mu bucuruzi bw'ibi bintu, bizarangira amafaranga bayabatwaye, uwo bazabona ari menshi bamukatira imyaka n'imyandiko yo kuba muri gereza kugira ngo bamuce amande azarenza ndetse na ya mafaranga babonye muri bya bintu, bimusabe ndetse no kuba yagurisha n'inzu ye cyangwa se n'imodoka yagenderagamo niba ari Land Cruiser kugira ngo yishyure amande azaba yaciwe n'urukiko. Noneho bibe muri ya system yo gukenesha rubanda ngo bataba bazamura umutwe, wenda bakagira ibyo bakora cyangwa bakaba bakora ubutegetsi buba buri muri icyo gihugu. Ubwo twakoze ikiganiro twavuga duti Bill Gates yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Bari abantu ni abantu bashinzwe ibintu bijyanye n'ubuzima, ni nabo bafinance ibintu bijyanye n'ubuzima ku rwego mpuzamahanga, nibo bantu bafinance ibintu bya intelligence artificielle. Nababwiye ko Bill Gates ari mu bantu bafonze icyo bita Windows, cya kintu gikoreshwa muri za computer, system ikoreshwa muri computer na software ya computer, niba abantu babifonze. Akaba rero ubu ngubu ari umuherwe uhagarariye icyo bita OMS, ishami ry'ubuzima ku isi, ari mu bantu bafinansa kiriya kintu. Kuza mu Rwanda rero nta kintu cyamuzanye, ni ukuza kureba niba izi drogue bamenye bifutse maske zaragize icyo zikora ku banyarwanda, kuko ni uburyo bwo gushaka guhingura imiti hakoreshejwe uburyo bw'izi drogue. Ubu babonye ko ngo zamaze abantu kugira ngo barebe reaction zagize ku bantu mu gihugu cyacu, noneho babone uko bahingura imiti izavura ibyo birwara bamaze kubiba muri abo bantu hakoreshejwe uburyo bw'ubusinzi. Mu gihe rero abonye ko bitakoze neza uko bashaka, akaba ari nayo mpamvu mubona barimo basenya bino bintu. Uwo muntu n'ubundi niwe ushaka kongera kugaruka mu yindi shusho, akazana ibindi byuma noneho ariko bitegamiye ku baturage, kuko babonye ko ngo abaturage babigurishije bagurishaga ibintu bimeze nabi bidafite ubuziranenge. Buretse mu gihe kureba ubu ngubu bagiye gushyiraho itegeko ko umuntu uzajya agurisha inzoga ari leta, nta muturage uzongera kugurisha inzoga kubera ko ngo zagize ngo abantu nabi. Kandi izo produit ntabwo ari abaturage bazikora, ni produit zikorwa n'abo bazungu, ni produit zikorwa n'abo bantu bo hanze. Gusa icyaha bagiye kugishyira ku baturage kugira ngo babace kugurisha bino bintu mutazunguka ikintu na kimwe, kubera ko ntabwo babona uburyo babakontorora bitewe na ziriya produit mwakoreshaga. Ubu ni leta igiye kujya ibikoresha, noneho imenye n'ibipimo izagishyira mu byo kurimbura abantu burundu, kubera ko kiriya gihugu nababwiye ko gikenewe kavukira atagomba kubaho. Ariyo mpamvu mugomba kwirinda rimwe na rimwe. Aho rero akaba ariho hantu abaturage mugomba kora, cyangwa se rubanda mugomba kora, mukavuga muti ko bari baduciye kurwagwa, ngira ngo ubushize baragoranye bavuga ngo bashobora kubikora, bakongera guhamagara ngo umuyobozi akaza wakareba ngo urwagwa niba rufite ubuziranenge. Uranyumvira ibyo bintu? Ubu ni uburyo bwo kubaca ku bintu byose bya gakondo, kubaca ku kintu cyose cyinjiza amafaranga mu gihugu. Noneho kubera ko igihugu cyacu cyagurishijwe ndetse gishaka kuzanwamo n'abanyamahanga, bakabona ko niba zana abanyamahanga mu gihugu cyacu hari abantu bagifite ku mufuka bashobora gutanga finance mu bantu bakanga ibyo bintu, cyangwa bashobora kubarwanya bakoresheje ubwo bushobozi. Akaba ariyo mpamvu basenye izi nganda, kubera ko babona ko kuzikontorora hakirimo abantu bikorera ku giti cyabo bidashoboka. Akaba ariyo mpamvu rero mugiye kubona abantu mu minsi iri imbere nta ndendamunite bazagwaho, ubwo ujya kuvuga iby'indendamunite bazakubwira ko ngo inzoga wacuruzaga zisha abantu nk'aho ari wowe wabaye umuntu wazikoze kandi nawe wararanguye nk'abandi. Bizarangira rero ushwajya na banki zifata inzu yawe bayiteze cyamunara, birangira ugiye mu muhanda, noneho wa mushinga wawe ugezweho cya kibanza cyangwa se ya nzu bayigurishe, cyangwa se rimwe na rimwe baza bakubwira ko iri no mu manegeka bayisenye, abana birangire bagiye mu ibarabara, abandi bajyane kwa Kabuga. Kwa Kabuga mwumvise ko ariho recruitment zibera, bafata abana batoya bafite nk'imyaka 14 akagenda yakubiteye n'akabagize 18, bagahita bamwohereza aho kwiga igisirikare,
ibaze rero uwo muntu wavuye muri gereza akahitira mu kigo cya gisirikare, aba yafite umujinya niwe woherezwa muri Kongo, niwe woherezwa mu ibyo bihugu kujya gukora ibintu by'ubwihebye, kuko uwo mwana ntabwo aba akiri umwana, aba yamaze kuba ikihebe. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibi bintu turimo tuvugira ahangaha. Ubu nyuma y'izi nzoga zimenetse, mu gihe kure abantu bagiye kujya mu muhanda, abantu bagiye gufungwa, ababyeyi bagiye gufungwa bafungirwa ubusa, abana birangire nta n'amashuri bize babuza babarihira kubera ikibazo kitabaturutseho, kubera ko icyo gihugu ngo bakavukire badakenewe, abantu basazwe muri icyo gihugu ngo ntibakenewe. Vuga ko abo bacanshuro bagiranye imishinga n'abo bazungu kugira ngo birukane kavukire. Aha rero dusoza nkavuga nti abanyarwanda, iki cyari igihe cyo gushaka uburyo abantu bigobotora ingoma karinga. Iyo ngoma Kayibanda yari irwanyije kuva kera, Habyarimana nawe agiyeho arayirwanya, nubwo bamuciye muri humye, bakamusinyisha ibintu ku ngufu bamubwira ngo ni amahoro, bikarangira bamutembagaje, nabwo bikozwe n'abantu bari bahawe ruswa nk'uku nguku. Ubu rero nkaba nzi ko abanyarwanda buri wese afite urugero cyangwa se afite experience mu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero akaba ariho hantu hagiye kureberwa. Ngira ngo hari ikiganiro nashyizeho mwakibonye, abaturage bavuga bati turapfuye turashize mu mujyi wa Kigali, kuri iriya nzu bacururizagamo abaturage, kugira ngo mwayibonye. Akaba ari umuhungu wanyu Birindiro, kora subscribe, ukora like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza.